Mumeze mute bantu banje murakomeye murashima Imana nanjye ndakomeye ndarasa uruti ndashima Imana kubera ko ndi muzima ndashima Imana aho igejeje ikora ndayishimiye kandi namwe nuko ndizera ruko rero uyu munsi tugiye kuganira ku bintu bijyanye na KYC. KYC ni ikintu gikomeye, ni rwo ruti rw'umugongo rwa Pi Network. Umuntu utarakoze KYC muri Pi Network ngira ngo uwo nguwo arabizi ko nta kintu azigera abona, uwo nguwo yarushye uwakavuna, kubera ko ntago bashaka guha Pi umuntu batazi, umuntu utemewe n'amategeko, umuntu utagira ibyangombwa, umuntu utagira aho abarizwa, rwose wowe ntago byakunda. Rero uyu munsi tugiye kureba uburyo wakora KYC mu minota 10. KYC yawe yaragize ikibazo, KYC yawe ugiye kuyikora bwa mbere, mbese ukayikora mbese bikagenda neza. Rero reka twinjire mu nkuru. Iyi rero ni channel ya Jingo Nyemazi, yiyemeje kujya ibaha amakuru atandukanye, amakuru abafasha, amakuru y'umumaro, kubera ko dukwiriye kuba b'umumaro mu gihe gisa n'iki, kandi nibitaba ibyo n'abandi bazakora ibintu bigira abandi umumaro, twebwe rero dusigare. Rero tukwiriye gukora ibigirira abantu umumaro mu gihe gisa n'iki, ndetse na Bibiliya harane bivuga muri Esiteri 4:14 haravuga ngo ahari cyakwimitse no kugira ngo mu gihe gisa n'iki ugire umumaro. Aho ngaho yari ari kubwira uwo bita Minota, yari ari kubwira Esiteri, kubera ko Esiteri murabizi yari umwamikazi. Rero namwe mukwiriye kugira umumaro. Rero uyu munsi reka turebe amakuru ari kuvugwa ku kinyamakuru kimwe, bagerageje gusobanura ku bintu bijyanye na KYC. Wowe rero ujya wibaza ngo KYC bayikora gute, KYC imaze iki, KYC ibisabwa ni ibihe? Tugiye kwinjira muri iyi nkuru turebe. Icyo bita subscribe, kangusabe icyo bita gukora subscribe kuri no channel kugira ngo utazabura amakuru, kugira ngo aya mahirwe ubonye yo kugera kuri no channel utazayabura kubera ko utakoze subscribe. Kandi subscribe ntabwo igoranye, nta masegonda 10 arimo kugira ngo ubukoze subscribe. Rero kino kinyamakuru cyitwa Nairametrics cyasohoye inkuru ivuga ngo how to complete your KYC, your Pi KYC in 10 minutes. Uko wakora KYC yawe ya Pi mu minota 10. Tugere kwinjira mu nkuru turebe. The Pi Network is a popular mining project in the Nigerian crypto space. Umurongo wa Pi cyangwa ihuzanzira rya Pi ni umushinga wo kumayininga cyangwa gucukura uzwi cyane mu bijyanye n'amafaranga y'ikoranabuhanga muri Nigeria. Many Nigerians have been locked into the network since last year but are still having issues in completing their know your customer KYC procedure. Abanyanigeria benshi binjiye muri uno mushinga, ariko bafite nanubu baracyafite ibibazo bitandukanye, ibibazo byinshi bijyanye na KYC. KYC mu magambo arambuye ni know your customer, kumenya umukiriya wawe. Many Nigerian Pi Network miners submitted their KYC over a month ago, but it is still pending verification. Bango abanyanigeria benshi, ahangana ushaka ushyirimo abanyarwanda, ngo bakoze KYC ngo ukwezi gushize, ngo ariko ngo biracyari pending, mbese ntago bari bayemera, baracyategereje. Others had their KYC rejected after various trials. Abandi KYC zabo zaranzwe bitewe mbese nyuma yo kugerageza inshuro nyinshi cyane. In this Nairametrics article, we will be reviewing how to complete your Pi KYC in 10 minutes and what to do if your KYC application has been pending for over a month. Muri ino nkuru ya Nairametrics
tugiye kureba uburyo bakora KYC mu minota 10 kandi tunarebe uburyo icyo bakora mu gihe KYC yawe iri gupendinga cyangwa batarayemera hashize ukwezi kose. Reka turebe. Before we begin, let us briefly touch on the eligibility criteria for joining the PI project. Mbere yuko dutangira, reka turebe muri make uburyo ibisabwa bimeze kugira ngo winjire muri PI project, mu mushinga wa PI. Eligibility criteria, ibisabwa kugira ngo wemerwe. Icyambere, age, you must be 18 years or older. Imyaka agomba kuba ufite imyaka 18 cyangwa irenga iyo ngiyo cyangwa hejuru y'iyo ngiyo. Kabiri, government issued ID, an original copy of any of the following documents: passport, recommended, driving license, national ID. Ugomba kuba ufite icyangombwa cy'ikikuranga cyangwa bese ibyangombwa byawe biri original, wenda kimwe muri ibyo ngibyo ni bitatu. Cyambere ni passport, cya kabiri ni permis, cya gatatu ni irangamuntu. Gatatu, clear face for liveness check. Ensure your face is easily recognizable and matches the ID before starting the verification. Anga bari gusaba ko isura yawe iba imeze neza, igaragara neza, kugira ngo bagukorere liveness nyine barebe ko uri umuntu wa nyawe. Ensure your face, mbese ugomba kureba ko isura yawe ishobora kugaragara neza cyangwa bari kuyibona, ndetse ukareba ko ihura n'ifoto iri ku ndangamuntu mbere yuko ukora iyo verification. Kane, mining duration, you must have mined PI for at least 30 days. Ugomba kuba umaze iminsi byibura 30 umining. Iyo minsi ugomba kuba uyujuje. Gatanu, time commitment, the KYC application process takes approximately 5 to 10 minutes. Igihe ugomba kwiyemeza kugira ngo ukore KYC bigutwara iminota hagati 5 n'10. Note, cyitonderwa, eligibility requirements and availability may vary by country. Bango kugira ngo wemererwe ibyo usabwa cyangwa no kuboneka kwawe bigenda bitandukana bitewe n'igihugu. PI KYC verification step by step guide. Angari tugiye kureba uburyo wakora KYC intambwe ku ntambwe kuva ku ya mbere kugeza ku ya nyuma. Step 1, intambwe ya mbere, install the PI browser app. Icyambere ugomba kuinstalla application ya PI browser. Download the PI browser app from the Google Play Store or Apple App Store. Ugomba kudownloadinga application ya PI browser kuri Play Store, Google Play Store cyangwa Apple App Store. Kabiri, go to the mainnet section. Ugomba kujya mu gice cya mainnet. Open the PI network app and navigate to the mainnet section via the side menu. Ugomba nyine gukora ku downloading application ya PI network, noneho ukajya kuri kiriya gice cyangwa iriya option yahariwe mainnet. Step 3, ntambwe gatatu, complete mainnet checklist tasks. Ntambwe gatatu, ugomba gukora biriya bikorwa bagusabye gukora muri mainnet checklist cyangwa kuri list ya mainnet. Navigate to the mainnet checklist tab and complete all the tasks there. Ugomba kujya kuri mainnet checklist, noneho ugakora imirimo baguhaye gukora ihari, zira task zose. Complete the last task, which is the submit your KYC application task. Ugomba gukora task ya nyuma ariyo kohereza ubusabe bwawe bwa KYC. Nawe ni umurimo, bese ugomba kuyikora none ukabyohereza. Step 4, ntambwe ya kane, proceed with KYC application.
ugomba guhita unyura kuri application ya KYC. After finishing the prerequisite tasks, the KYC application tab will unlock. Bango nyuma yo gukora imirimo y'ibanze, imirimo isabwa, application ya KYC izahita ifunguka. If not, manually access the KYC.py area in the Py browser. Niba bidakunze uzanyura kuri Py browser ujye kuri app ya KYC. Step ya 5, choose your country. On the KYC section's first screen, select your country from a drop down menu. Kuri step ya 5 kujyanye n'igihugu, ahambere nyine uhitamo igihugu cyawe, igihugu wavukiyemo. 6, select your ID document. Angaha urahitamo icyangombwa wiyemeje gukoresha. Choose the type of ID document you will use for verification, with a passport being recommended for Nigerians, an international passport or your NIN is ideal. Ku Banya-Nigeria mbese gukoresha passport ni ibintu bisabwa cyane, kandi ku Banya-Nigeria gukoresha passport iri international cyangwa iriya ndangamuntu ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu cy'ingenzi, ni nakarusho mbese. Step 7, kunambwe ya 7, ariko ahangangira ngo abantu batari Abanya-Nigeria nyine murabyumva ko mugomba gukoresha indangamuntu cyangwa mugakoresha n'ikindi cyangombwa mwaba mufite. Follow ID instructions. Gomba gukurikiza amabwiriza ajyanye n'icyangombwa. Read the instructions on the first slides carefully, then proceed. Urasoma amabwiriza ari kuri slide enye witonze, noneho ukomeze. Step ya 8, take ID photos. Ku ntambwe ya 8 urafata amafoto. Tap add front photo. Urakanda kuri hariya bakwereka ngo fotora imbere, fotora ifoto y'imbere ku ndangamuntu, and take a clear image of your ID's front. Noneho ufate ifoto igaragara neza yo y'imbere y'igice cy'imbere cy'indangamuntu yawe. If required, add a back photo as well. Mu gihe bisabwa ugomba no gufotora ifoto igice cy'inyuma mu gihe bari kubigusaba. Step 9, fill out the form. Ntambwe ya 9, uzuza form cyangwa inyandiko ihari igusaba ko wuzuza nyine ibyo bagusaba. Fill out the available form with the information matching your ID document, including the following. Ngaho urashyiramo amakuru muri iyo nyandiko nyine, muri iyo form, ahura n'ari ku ndangamuntu yawe cyangwa ku cyangombwa cyawe. Ari byo bikurikira: first name, izina ryawe rya mbere. Angaha iri zina rero abantu benshi baryitiranya n'izina ry'umuryango. First name ntabwo ari izina ry'umuryango. First name ni nka Christian, Claude, Jeanne, ntabwo ari iriya ry'ikinyarwanda cyangwa irindi zina runaka. Middle name optional. Angaha ni izina ryo hagati, kandi iri ntabwo ari itegeko. Ikintu kiri optional ni ikintu wakora cyangwa ntugikore. Ahangaha rero ni hahandi umuntu usanga afite nk'amazina nka 3, usanga wenda yitwa Jean Claude, wenda n'irindi zina rimwe ry'ikinyarwanda. Bivuga ngo Claude ni ryo hagati, Jean riraba iriya first name. Last name ni ririya zina ry'umuryango rero, cyangwa iryo bita surname. Last name wenda Nyemazi, wenda se Cyubahiro, bise ano mazina y'umuryango, ano mazina y'ikinyarwanda. Gender, igitsina, ngaho hitamo igitsina cyawe cyangwa cyo umuntu uri gukorera KYC, wenda ari umugabo cyangwa ari umugore. Date of birth, igihe yavukiye, ngaho ugashyiraho itariki neza, kwezi n'umwaka.
document ID number ahangaha ugashyiramo nimero y'icyangombwa cyawe, the expiry date of the ID ahangaha ugashyiramo igihe icyangombwa cyawe kizatera agaciro, ariko nk'iyo uri gukoresha irangamuntu ntabwo ahangaha ushyiraho iyi tariki, ahubwo ushyiraho 0. ahubwo ari ahantu wemeza ukavuga uti jewe ntabwo icyangombwa cyanjye kizata agaciro, nk'iyo uri gukoresha irangamuntu. Ariko niba wenda ari perimi cyangwa ari passport urumva kushyiraho iriya tariki. Ahari hasi country of residence, igihugu utuyemo. Ushobora kuba waravukiye mu gihugu runaka ariko utagituyemo, rero ahangaha naho ushyiraho igihugu utuyemo. Rero nk'umuntu uri mu Rwanda ari gukora KYC, uvuga ngo yavukiye mu Rwanda, nicyo gihugu yashyize hejuru. Rero nahara kuri country of residence nawe ashyiraho u Rwanda, uhitamo mu bihugu ukareba hari Rwanda ugahitamo. Step 10, ntambwe ya 10, complete the liveness check. Ahangaha rero niho abantu benshi bibacangira gasanga ibintu birimo bigenda nabi. Ahangaha rero uhitamo cyo bita ukora liveness check. Noneho click on the I'm ready button for a liveness check. Ahangaha ukanda ahantu handitse I'm ready, kuri buto yanditseho I'm ready, kugira ngo ukore liveness. Ensuring your face is clearly visible to the camera and you are in a well-lit room. Ahangaha ukareba ko isura yawe iri kugaragara neza kuri kamera, ndetse ukareba ko uri mu cyumba kirimo urumuri. Ugomba kubireba. What to do after the KYC application. Mbese ni icyo ukora nyuma y'uko ukora KYC. Approval time frame. Ahangaha rero utegereza ko KYC yawe yemerwa. Your KYC approval time frame varies. Kugira ngo KYC yawe yemerwe bigenda binyurana cyane, biterwa n'aba validator bahari. It can take from a few minutes to several months. Ushobora gufata wenda iminota mike cyangwa bikaba byagera ku mezi menshi, depending on the accuracy of your information and the availability of validators in your country. Bigaterwa n'uburyo KYC yawe wayikoze cyangwa bitewe n'amakuru watanze, ndetse bigaterwa n'abavalidator bahari mu gihugu cyawe. How to check your KYC status. Ni gute ucekinga ko KYC yawe yemewe cyangwa itaremerwa. You can check your KYC status in your Pi Network app profile. Hariya ujya muri Pi Network ukareba stat yawe ya KYC ko yemewe. A green check mark indicates verification, while a loading animation means your application is still pending. Bango hangaha igihe ubona hariya kuri step ya KYC, step ya 8, ubona ari icyatsi, KYC yawe iba yemewe. Mbese biba byerekana ko verification yawe yemeye. Hanyuma igihe ubona biloading, ubona ari animation iloading, bavuga ko application yawe ikiri pending, mbese ko KYC yawe itari yemerwa. You can also check the mainnet checklist section. Ahangaha wajya no kuri mainnet checklist, sibyo? If the wait for KYC results tab is green, your KYC is verified. Noneho mu gihe ariya kuri KYC results ni step ya 8, igihe ari icyatsi, KYC yawe izaba yemewe nyine basanze ari byo wakoze. Application review process. Bango inzira yo gusuzuma ubusabe bwawe. Your submitted KYC application will be reviewed by previously verified Pi users. Bango ubusabe bwawe bwa KYC busuzumwa n'abantu bakoresha Pi basanzwe bari mu mushinga. Each KYC application is validated by at least 2 KYC verified individuals from your country. Buri KYC mbese kuyivalidatinga cyangwa kuyemeza
bikorwa byibura n'abantu babiri bakorewe KYC ikemerwa baturuka mu gihugu cyawe, byibura babiri. Application fee, igiciro cyangwa ikiguzi cyo gukora KYC. The KYC process costs 1 Pi coin, which is rewarded to the validators. Vango iyo ukoze KYC wishyura Pi imwe, icyo gihembo kikajya ku ba validators, ku bantu bakora validation. Pending applications, igihe ubusabe bwawe bukomeza pending, igihe bukomeza nyine ntibwemerwe ugategereza. For those who have completed their Pi KYC, it has remained pending for months. Ku bantu bakoze KYC igakomeza kuba pending mezi menshi. A Pi user and trust crypto voice outlined in a tweet how to go about it. Umuntu ukoresha Pi ndetse umuntu ukoresha amafaranga y'ikoranabuhanga yabivuze muri tweet cyangwa kuri post yo kuri Twitter uburyo wabireba cyangwa uburyo wabikora, cyangwa mu gihe ubona KYC yawe itinda icyo wakora kugira ngo nyine iki kibazo gikemuke. We suggest you to click on the link and follow the instructions. Turagusaba gukanda kuri link ndetse ugakurikirana amabwiriza. Reka dukande kuri no tweet turebe. Rahita tujya kuri Twitter. Uyu muntu rero yitwa YCK, niwo kuri Twitter hari ibintu yanditse. Aravuga ati notice to all Pi KYC issues. Mbese itangazo ku bibazo byose bijyanye na KYC yo muri Pi. Hello everyone, muraho mwese. If you've submitted your Pi KYC over a month ago and it's still pending verification, follow the steps to address the issue. Vango niba warakoze KYC kwezi gushize kandi ikaba ikiri pending, kurikirana izo ntambwe kugira ngo icyo kibazo turebe ko twagikemura. Step ya mbere, ntambwe ya mbere, open the Pi app, not the Pi browser. Urafungura application ya Pi, atari Pi browser. Step ya kabiri, tap the free line menu at the top left corner of your screen. Step ya kabiri no gukanda ku turongo dutatu tugaragara hariya muri dashboard ya Pi network hejuru ibumoso kuri screen yawe yuri muri Pi network. Step 3, ntambwe ya gatatu, scroll down to profile, click on it and copy both your username and the verified email address associated with the account. Vango ura scrollinga down, uramanuka ugere ahantu handitse profile, crop option ya profile. Urayikandaho, noneho anga urakopiya cyangwa urakoporora username yawe ndetse unakoporore email wakoresheje mbese washyize kuri konti yawe. Step ya kane, return to the main menu by clicking the free line icon at the top left. Uragaruka kuri menu yibanze uklike kuri twa turongo dutatu hahandi bumoso, ngira ngo murabibona murabizi tura turongo dutatu. Step ya gatanu, go to support portal. This will open in your Chrome browser. Angaha rero urajya ahantu kuri option yitwa support portal. Muri zira option ubona iyo ukanze kuri tura turongo dutatu, noneho iyi ngiyi no ikandaho irahita kujyana muri Chrome browser, irahita nyine kujyana hariya. Step ya gatandatu, ntambwe ya gatandatu, scroll down to suggest forms and click on KYC in email request. Ahangaha urascrollinga ugere kuri suggest forms, ku mafomu batanze, noneho uklike kuri KYC in email request. Nuvango uraklika handitse KYC in email request. Nuvango no ubusabe bwo gukora KYC muri email. Step ya karindwi, complete the form with accurate details. Uruzuza iyo form baguha, noneho
ushyiremo amakuru yizewe, amakuru mbese y'ukuri. Step ya 8, intambwe ya 8. Under application, choose one of the options that best describes your issue, such as. Vango mu gihe urimo usaba urahitamo bese ikintu cyangwa option ivuga neza ikibazo cyawe. Nk'urugero, problem with consent, wenda ikibazo kijyanye na consent, kijyanye na age, country, kijyanye n'igihugu, imyaka, cyangwa ikibazo kijyanye na ID type selection on the first screen, kijyanye n'icyangombwa. Issue with uploading the ID document, wenda ufite ikibazo cyo gushyira wenda cyangombwa cyawe hariya ucyaploadinga nyine wagifotoye. Urugero, picture extraction failed, wenda nk'igihe ifoto kuyishyira hariya byanze, ifoto nyine y'indangamuntu yawe cyangwa icyangombwa wakoresheje. Difficulty reviewing or editing information, wenda niba aha noneho turakomeza, reka nanone dusubireyo turebe akabazo kari kabayeho. Wenda wagize ikibazo mu gusuzuma amakuru yawe cyangwa kuyahindura. Urugero, udashobora guhindura igihugu cyangwa udashobora guhindura cyangombwa. Concerns regarding personal data security, wenda ufite ibibazo bijyanye n'umutekano w'amakuru yawe bwite, ibintu nk'ibyo. Step ya 10, in the description field, briefly explain your issue, be direct and clear. Mu gihe baguhaye ahantu usobanurira ikibazo cyawe, vuga muri make, sobanura muri make, noneho nurangiza ugushe ku ntego kandi uvuge ibintu bisobanutse, ibintu byumvikana. Step ya 10, if available, upload any relevant screenshots of the issue. Mu gihe wenda ufite screenshot z'ibibazo wahuye nabyo, wenda niba ari ikibazo runaka cy'ifoto, ikibazo runaka wenda kirangamuntu, mbese izo screenshot nazo uzishyiramo, hari aho baguha uzishyira. Step ya 11, intambwe ya 11, submit the form and wait for a response. Ahangaha rero urohereza form yawe kandi utegereze igisubizo. Once your KYC application is reviewed, you may receive an option to resubmit. Igihe wenda ikibazo cya KYC yawe iyo cyarebweho cyangwa kizweho, bashobora kuguha wenda andi mahirwe yo kongera gukora KYC yawe. When redoing it, double check to avoid any mistakes. Mu gihe baguhaye kongera kuyikora, ugomba gusuzuma ukirinda ikintu cyose cy'ikosa waba wenda wakora, cyangwa ukirinda ikosa waba warakoze mbere ntihongere kurikora. Good luck and ensure all details are correct. Mugira amahirwe masa kandi murebe ko amakuru yose ari ukuri cyangwa yose ameze neza. Reka rero dusoreze ahangaha. Murakoze cyane, ngira ngo mubonye uburyo umuntu yakora KYC cyangwa yasubiramo cyangwa yasaba mu gihe we n'ibibazo. Rero ahangaha ngerageje gusobanura nkurikije ino nkuru cyangwa kino kinyamakuru, ariko hari n'uburyo bundi nzakoresha bwo kubaha video. Nimba ndikorera umuntu wenda KYC, nshobora kuzafata video noneho tukareba uburyo ibintu byose ugenda bikora nk'abantu mutaramenya uburyo bakora KYC. Rero murakoze, Imana ibahe umugisha. Reka dusoreze ahangaha. Mwari muri kumwe na Jingo Nyemazi. Komeze mukunde ino channel, mukore like, share, niba ufite n'igitekerezo ukore na comment. Thank you very much. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha.
mukomeze mwishyuke mu Rwanda mukomeze mugire ibihe byiza, kandi iyi payi igiye kuzakora ibintu bikomeye, mwamenye ikintu gikomeye cyane. Murakoze.